mbitekerejeho cyane barumva nyine nakwiyahura nkava mu buzima ubwase b'abantu habaho abeza habaho n'ababi ibyo mfite byose umuntu aramutse ambwiye ngo mbimuhe azure mama umukobwa ubashije kwiteza imbere abifashijwemo na papa wanjye na famiye yanjye yagiye imfasha mugira mama wanjye kuba mundinde bababyeyi mbigirane amarira aratemba abakobwa nawumuza ngayo kwisi bwarakumbujije. So guys, nizere ko mumeze neza hose muri kandi ndizera nashidikanya yuko mwaramutse neza murambona yuko yanagiye muri salon natangiye gukora vlog narinzi yuko turi bujyane nyine natangiye vlog twagombaga kujyana nyine niyo vlog nari ngiye kujya gusura papa wanjye ndamukunda cyane pe cyane ariko ni n'umuntu nkunda ku isi papa nyine yagiye amba hafi anyitaho ndi umwana nahizwe na mukadata ariko iyo numvaga nyine ngo papa wanjye araje byabaga bimeze nkaho ari nk'Imana ije ntabwo mukadata wanjye navuga ngo yamfashe nabi cyangwa se ngo hari ibintu bya danje yankoreye ntabyo ibyo yakoze kwari ukunyaha bisanzwe no kunyigisha ubwenge ku buryo aho ndi ubu ngubu ndamushimira ko nyine yabigizemo uruhare yatumye nkura nyine ntinya abasore atuma nyine nkura mu buzima bwanjye nyine nzi ko ngomba kwirinda nk'umwana w'umukobwa nuko nyine icyo gihe nyine iyo umubyeyi agucyashye akenshi nyine twumva yuko nyine akwanga ariko mukadata rwose ni mama wanjye Imana imuhe iruhuko ridashira aramukundaga cyane byibuze mbaye mufite ubu ntekereza ko ari aho wenda nakabaye ndi ntari ko yarasengaga cyane yaradusengeraga ndamushimira pe gusa mw'abantu mwe abantu murera abana mbisubiremo yaba ari abanyu yaba atari abanyu si n'abana murera gusa umuntu wese nyine nubwo waba utamurera ariko uzi ko hari aho muhuriye hari amagambo nyine udakwiye kubwira umwana kubera yuko uwo mwana nubwo yazasaza amagambo ntabwo ajya apfa kuyibagirwa wenda ngewe nsobanuyemo gakeya papa wanjye yagize abagore benshi cyane batandukanye gusa nshima Imana ko abana bose tuvukana yaba ari basaza banjye yaba ari bakuru banjye nshima ko tubanye neza ariko ngewe kera ndi umwana ntabwo nari umwana kuko icyo gihe nigaga muri segonderi umuntu w'umumama yambwiye ijambo rikomeye cyane
wenda iryo jambo kugira ngo arimbwire byatewe n'ibyahashize by'uburyo yabanyemo na mama wanjye. Ambwira nyine iryo jambo, mu by'ukuri nyine yarivuze yumva ko ari ibintu bisanzwe, nta bintu birenze, kandi kuko nta bintu byari birenze. Ariko iryo jambo hashize imyaka 12 hashize imyaka 8 nigaga muri segonderi icyo gihe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iryo jambo uwo muntu yambwiye n'izi saha, njyewe nabyutse kare kare uyu munsi pe, nabyutse kare kare, hari igikorwa cyabayeho gituma ntekereza kuri iryo jambo uwo muntu yambwiye. Ndabyuka mva mu nzu ngenda mu muhanda ameze nkaho ntazi yonjya. Right now ubu biracyari mu masaa 11, ariko ndi muri Kigali njyenyine, nta n'umuntu uri gutarutamba. Just kubera nyine icyo kintu cyabayeho, umuntu yabimbwiye nyine azi ngo ni ibintu bisanzwe. Ako right now ndacyabyibuka kandi nyine ndabizirikana tu, kubera yuko abantu mugira mama wanyu, kuba ufite mama wawe gusa njye mushima Imana. Sorry. Yeah. No watunga nyine ama etaje, ugatunga nyine ibintu bya mirenge, suri korera mu muhanda nyine tumwe. Yaho mu buzima busanzwe. Niyo nyine watunga ama etaje, ugatunga ibintu bya danje nyine birenze, udafite mama wawe biba bimeze nkaho ntacyo ufite. Umukobwa wabashije kwiteza imbere abifashijwemo na papa wanjye na famiye yanjye yagiye imfasha, ariko ibyo mfite byose umuntu aramutse ambwiye ngo mbimuhe azure mama, usibye no kumuha ibyo mfite, nanjye ubwanjye namwiha bibaye biri bushoboke ko ndabimuha akazura mama wambyaye. Guys, wanjye ntabwo muzi, napfuye ndi muto cyane, gusa ndashima Imana ko nabashije gukora, kuko ndatekereza ko icyo gihe nari nkiri ku ibere, ariko ndashima Imana ko ubu nakuze, abandi umukobwa nyine mfite nyine ikimana nyine yagiye inkorera. Nari nateguye nyine gukora ino video, nari nateguye kuyikora, ariko yarabyutse ndagenda ntekereje nyine kwa ayo magambo umuntu yambwiye n'ibintu byagiye biba hagati y'uwo muntu na mama wanjye. Nabwiwe byinshi cyane, numvaga yenda karanyishe,
ndabyuka saa 9 ndigendera, numva nyine ko like nari meze nk'umuntu nyine wayobye. Agiye mu muhanda imodoka zikenda kungonga, ariko yawe umeze neza nyine umeze neza. Gusa hari no kugira ngo niba uri imfubyi, niba udafite mama wawe, umenye ko nyine turi kumwe, ntabwo uri wenyine. Ikindi kandi ukore cyane, bizaza. Gusa icyo nakubwira cyo ukuri nyako nuko nta kintu na kimwe mu isi kizasimbura mama wawe. Ikindi kandi ibyo uzatunga byose, hari nk'igihe njya nicara, nagize amahirwe ngira undi mu mama wanjye. Ejo yagiye ahantu nyine kumugurira gift mama wanjye wundi, ndangije intera gutekereza cyane, aha rubanza ariho akagahinda kose kavuye. Ndavuga ati nakifuje ko na mama yaba akiriho nawe nkamugurira gift. Ntabwo biba byoroshye ko mu buzima nyine uzi ko umeze nkaho uri wenyine. Gusa nihanganishije abantu bose mwabuze ba mama banyu n'aba papa banyu, yaba ari abapfuye mu buzima busanzwe, yaba ari abazize jenoside cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ndabihanganishije. Ni ukuri ntibiba byoroshye no gukura udafite mama wawe wakubyaye, ni ikibazo kiba gikomeye. Gusa nzi neza nagira abantu bampangayikira, inshuti zanjye ndabizi zishobora guhangayika, shongera nagira abantu bampangayikira, meze neza nta kibazo. Just sometime hari igihe nyine mu buzima bibaho ukumva ubuzima nyine urabwanze. Mwumve ngo pe mbabwije n'ukuri, icyo kintu cyo kubaho nta mama ngira, sometime iyo mbitekerejeho cyane barumva nyine nakwiyahura nkava mu buzima. Numva nyine mba nta kintu maze nyine ariko ntabwo ariko bimeze. Gusa nyine nshima abavandimwe banjye, nshima papa wanjye nyine yambaye hafi. Urabona ko ndi umukobwa mukuru, ndi muri myaka 20, urumva ko ndi mukuru. Nshime nyine n'abantu bose bambaye hafi mu buzima bwanjye, kuva najya ku ishuri kugeza ndangije, kuva najya mu kazi kugeza n'izi saha. Abantu bose bambaye hafi ndabashimiye cyane. Ndakira aho nanjye kuryama, ndabyuka nyine nabyutse saa 9 ngiye kuryama. Ndabakunda, ariko nizere ko inama zanjye nyine mwazumvishe. Niba uri umukobwa nyine waba warabuze mama wawe, ntibikagutera ikibazo. aho waba urererwa hose, jye wububaha, ukora ibyo bashaka kugira ngo ubone uko ubaho, ko igihe kizagera witunge umere neza, wowe watunga byinshi by'igiciro. Kandi ntabwo kuba nyine wavuga ngo urerwa na mukazwa, ntabwo abantu bose ariko barerwa na ba mukase ariko baba abana babi. Abamukase b'abantu habaho abeza habaho n'ababi. Rero ntitukumve ko kuba umuntu arerwa na mukase ngo byacitse nyine ngo bamufata nabi. Abantu bose harimo abeza, nabwo bashobora no kuba kubera mubi kandi ari mama wawe. So bibaho rero, komeze mugire ibihe byiza, ndabakunda. I have to go home. Gusa nyine guys, ntangane mukomeze inzira yanyu, mukomeze mukore cyane, mutere imbere. Nicyo nabifuriza. Dore abantu batangiye kugenda, Imana ishimwe. Bye bye.